Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umunsi wa 18 w'ibihe byiza byo gusenga no kuba imbere y'Imana. Dukomeje gushimira Imana yabanye natwe iminsi yose yatambutse. Reka twongere twinginga Imana tuyisabe kubana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mana yacu, wabwe icyubahiro kubw'ibihe byiza tugirira imbere yawe. Turagushimira amagambo yawe meza aduhugura, adukangura, twigisha, adukomereza mu buntu bwawe, kandi amagambo ashobora gukiza abandi benshi. Umugisha umuntu wese uyumva, kandi umuntu wese wumva amagambo yawe akayakomeza, umuhe gusubirizwa muri iri jambo. Ishimwe n'icyubahiro bibe byawe mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 8 umurongo wa 31. Turasoma amagambo menshi cyane tugeze ku murongo wa 59. Dufite ibyiringiro by'uko ijambo ry'Imana riri budufashe. Ni byiza ko natwe tuvuga amagambo y'ubwenge Imana iduhaye gusobanukirwa cyangwa guhishurirwa, ariko ni na byiza ko dusoma ijambo ry'Imana naryo tukumva icyo ribwira abantu. Haranditse ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Jyeho ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mukora. Baramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica, kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri. Ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so, muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana. Sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Ni uko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyeweho, kuko mbabwira iby'ukuri, ntimunyizere. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya, kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha data, ariko mwe muransuzugura. Icyakora jye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka, kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye? Wibwira ko urinde? Yesu arabasubiza ati, niba niha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi, ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi, naba ndi umunyabinyoma nk'amwe. Ariko ndamuzi, kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezererwa. Abayuda baramubwira bati, ko utaramara imyaka 50,
Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Ndasubiramo, Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arisha asohoka mu rusengero. Imana idufashe cyane. Mwakire neza amagambo y'Imana. Mu by'ukuri turi mu gihe cyo kwitegura Noheli. Hasigaye iminsi mike cyane ibarirwa ku ntoki, tukaba twinjiye neza mu munsi mukuru wa Noheli, umunsi twibutsa ko Yesu yaje mu isi yambaye umubiri w'abantu. Nyamara nubwo turimo twitegura ibihe byiza, ejo bundi kuri Noheli abantu benshi ntago bazi Yesu uwo ari we. Ntago bazi ko Yesu ari Imana. Ntago bazi ko Yesu ari umwami. Ntago bazi ko Yesu afite ububasha. Ntago bazi ko Yesu afite ubutware. Ntago bazi ko yahozeho. Ntago bazi ko azahoraho. Nicyo gituma bamwizera gahoro. Nicyo gituma bamwizera buhoro. Nicyo gituma bamwemera igice, ntibamwemere mu mbaraga ze. Noneho bigatuma bavangavanga iby'ubukristo n'ubundi buzima. Ugasanga umuntu aravanga ubukristo n'ubugome. Usanga umuntu ni umugome, arahemuka, ni umwicanyi, ariko kandi aranatonda mu rusengero akajya gusenga. Usanga umuntu arabivanga bigakunda. Mbese abasha kubaho ubuzima bw'inzika n'ishyari n'ubugizi bwa nabi, kandi akabivanga n'ubukirisitu. Imana yacu dufasha. Ahangaha Yesu yari arimo yigisha mu iteraniro, arababwira ati iyaba mwumvaga amagambo yanjye, iyaba mwakurikiraga inyigisho zanjye, iyaba. Mbese wumva ko asa nkaho afite ikintu cy'igihunga cy'uko hari ukuntu bagombaga kuba bitwara, ariko akaba atari ko bitwara. Imana yacu idufashe cyane. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Iyaba mwakundaga mukaguma mu ijambo ryanjye, mwari kuzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzajya kuzababatura. Ndashaka gusubiramo amagambo gato y'aba bantu. Bazana ikintu cyo kwirarira, baravuga ati reka uvuze ibintu byo kubaturwa, ubwo ushaka kugaragaza ko turi imbata. Kandi twebwe nta kuva twabaho turi urubyaro rwa Aburahamu, ntitwigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese. None uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Nyamara harimo kwirarira gukomeye. Mwibuke aba bavugaga gutya, ababuzukuru ba Aburahamu barimo abana ba Yakobo, ba bandi 70 bagiye muri Egiputa, n'imiryango yabakomotseho abantu benshi cyane bageraga mu 600,000 bavuye muri Egiputa, bari imbata muri Egiputa. Ibyo ngibyo barabyirengagiza, barabyiyibagiza. Barongera birengagiza yuko bamaze gukora ibyaha ahagana mu myaka ya 722 ndetse na 547, aba mbere bajyanywe i Siriya aho ari imbohe, abandi bakajyanwa i Babuloni bagakorera Abakaludaya, nabwo ari iki? Ari imbata. Barongera birengagiza ko muri iyo myaka yari ishize mikeya, muri za 70 imbere y'ivuka rya Yesu, Abaromani bari baherutse kuza bakabakura mu bubata bw'Abagiriki. Urumva babaye hari imbata inshuro zirenze imwe, nubwo bari bakiri imbata z'Abaroma, ariko barirarira. Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Haba mu mubiri, haba mu mwuka, bose bari imbata ariko batabyemera. Aravuga ati rero, ati mwebwe musanzwe muzi hari ibyo mwirengagije, ariko reka mbongereho n'ibindi. Muri n'imbata z'ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Hari ukuntu abantu bishuka muri iyi minsi ngo ntibakora ibyaha, noneho ahubwo bakabikora cyane, ngo kubera ko ngo bagiriwe ubuntu, ngo nta byaha bakora. Mbese ubwo hari undi ukora ibyaha ngo bo bagiriwe ubuntu nta byaha bakora. Icyo kinyoma mukigendere kure, kubera yuko umuntu wese ikintu cyamubase, ikintu cyagize umuntu, cyategetse umuntu,
kiba cyabaye na shefu we, aba ari imbata yacyo. Imana yacu tugire neza, icyakurushije imbaraga cyose uba wabaye imbata yacyo. Imana yacu tugirire neza cyane. Niba ibyaha bigutsinze bikakurusha imbaraga, uri imbata y'ibyaha. Imana yacu tugire neza cyane. Yesu yari abizi ko ari abuzukuru ba Aburahamu, ariko ngo ntibamwemeraga. Bakavuga bati Aburahamu niwe data. Aburahamu abasomo bamwemera, mubamwemera. Hari ukuntu abantu baba bati nyamara twebwe rwose turi abantu b'Imana, turi abakristo. Ariko ndababwiza ukuri, iyo mujya kuba abakristo hari ukuntu mwari kuba mubayeho. Niko Yesu yababwiye. Ni nk'uko yavuga ati iyo mujya kuba abana ba Aburahamu, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko ntabwo nyine bakoraga nk'uko Aburahamu yakoraga. Buriya hari igihe umuntu aba adakora nk'uko abakristo bakora. Imana yacu tugire neza cyane. Uwaba afite rero ikibazo cyo kuba abakwiye kumva neza inyigisho za Yesu kugira ngo abaturwe ave mu bubata. Imana yacu tugire neza cyane. Hari igihe uba uri imbata kandi ukaba uri imbata uri mu idini. Ukaba imbata uri mu idini kandi rya gikristo. Ukaba imbata uvuga Yesu. Ukarya ruswa uvuga Yesu. Ugahemuka uvuga Yesu. Imana yacu tugirire neza cyane. Ukaba umwicanyi uvuga Yesu. Ni ukuri uracyari imbata y'ibyaha. Uyu mu bana b'Aburahamu bamukora uko Aburahamu yakoraga. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Abasubiramo inshuro zirenze imwe, abasubiramo inshuro zirenze ebyiri, ku ibyo bakora ari nk'ibyase, kugeza ubwo ababwira ati mukomoka kuri so Satani kubera ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere ngo yari umwicanyi uhereye mbere na mbere, kandi ngo nabo bashakaga kumwica. Icya kabiri arababwira ati kandi we avuga ibinyoma. Iyo avuze ibinyoma tabavuze ibintu bye bwite, kuko uhereye mbere na mbere yari umwicanyi, kandi uretse no kuba umwicanyi ngo yari n'umunyabinyoma. Imana yacu tugire neza cyane. Ngo uhereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Imana yacu tugire neza cyane. Ibintu bibiri bikomeye. Iyo umuntu agira urwango rwo mu mutima, Bibiliya imwita umwicanyi. Iyo umuntu adahagarara mu by'ukuri, aba akomoka kuri se. Ni ukuvuga ngo izo ni imbuto, ni ukwera. Uri igiti cyeze ibinyoma n'ubwicanyi, bisobanuye ko ukomoka icyo giti. Iyo imbuto zigaragaye zimeze gutyo, ni ukuvuga ngo ubuvoma muri Satani. Imana yacu tugire neza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agize urwango n'ubugome n'inzika no kutababarira, bikihuza bigahinduka urwango ruganisha mu bwicanyi, ari nako Bibiliya ibyita ubwicanyi rwose. Urwango Bibiliya rwita ubwicanyi. Uwo muntu aba avoma muri Satani. Ni ukuvuga ngo ubwo abacometse muri Satani, abakura imbaraga muri Satani. Imana yacu tugire neza cyane. Aba ari umwana wa Satani. Nubwo yaba mu rusengero, nubwo yaba asenga kenshi, akaba yibitsemo ikinyoma, nubwo yaba abeshyera ku ruhimbi nk'ahandi, akaba yibitsemo ikinyoma, uwo muntu aba akomoka kuri se Satani. Imana yacu tugirire neza cyane. Nuko rero ngo ibyo mwabonanye so, uwo nguwo niwe yavugaga utagira ukuri, uhorana ibinyoma gusa, ngo ni se w'ibinyoma. Ariko ngiye ko mbabwira iby'ukuri ntimunyizere. Ibi bintu mubyumve neza, ngo kuko ngewe mbabwira iby'ukuri ntimugira gute, ntimunyizere. Njya ngira amatsiko nkaba se ko mbabwira iby'ukuri, aho ngewe muranyizera. Ariko wenda kunyizera mu byihorera, ariko mwizere Yesu ni ukuri. Nawe yarababwiraga ati kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizere. Mfite ubwoba yuko ntekereza ko mutanyizera. Nanjye ariko ubwanjye ndabitekereza kubera ko mbabwira iby'ukuri. Ndabizi abantu benshi ntabwo ibintu ndimo kuvuga babikunda. Arongera avuga ati se ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri ni iki gituma mutanyizera? Ese ibyo mbabwira ko ari iby'ukuri ni iki gituma mutabyemera ngo mubimenyeshe n'abandi, mubihe n'abandi babyumva? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutaraba Imana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cya gatatu. Aravuga ati icya mbere yarababwiye ati iyaba mwari mukurikije ijambo ry'Imana mwazabatura. Icya kabiri arababwira ati n'ikimenyimenyi uretse no kuba imbata zo mu isi, muri n'imbata z'ibyaha, uretse kuba mwarakandamijwe n'isi yarabakandagiye. Ati n'ibyaha byarabakandamije, byarabakandagiye muri imbata zabyo.
ati kandi mukomoka kuri so Satani. Mbese impamvu byabakandagiye bikabicana nuko muri abana ba Satani, kuvuga ngo Satani niwe mbese niwe ubaha imbuto ye y'ubugome, imbuto y'inzangano, imbuto y'ubugizi bwa nabi, imbuto y'ubwicanyi, imbuto y'ikinyoma yo kubeshya. Ati inkweto nayiguze ibihumbi 15 kandi wayiguze ibihumbi 5 kugira ngo ubone uko ibicumu birya ubikure ku mfubyi ubarire inkweto ya 15. Arababwira ati icyo kinyoma. Ijambo rya gatatu arababwira ati si ubundi niki mutuma mutemera ibyo mbabwira? Umuntu w'Imana wese, uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva ni uko mutarabimana. Buriya uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Kandi reka mubwire ntuzanagire ubwoba, uw'Imana azumva iby'Imana, nubimuha azabyumva. Uw'Imana arabyumva, utari uw'Imana niwe utabyumva. Nuko Abayuda baramusubiza bati, bahita batangira kumubeshyera, bavuga rero ngo ni umusamariya, ngo afite dayimoni. Kumwita umusamariya hari harimo akantu k'ivangura, n'ubundi ubugome n'ivangura byari bikibafite. Yesu abasubiza ati sifite dayimoni, cyakora nta nubwo ari njye wishakira icyubahiro. Isomo rya 4, hari ushaka icyubahiro. Nubwo bimeze bityo, nubwo njye nababwira ntimubyumva, ariko hari ushaka icyubahiro. Hari Imana iri mu ijuru irimo ishaka ko mwubaha ijambo ryayo. Ni ukuri ndababwira ko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Aha rero niho ubwenge buri, ni naho ibanga ryo gusobanukirwa Yesu riri. Niho batekereje amaze kubabwira ati ntazapfa iteka ryose. Baravuga bati ariko ni gute Aburahamu yaba yarapfuye? Ni gute n'abandi bose bapfuye, wowe ukavuga ngo umuntu ntazapfa iteka ryose? Wese arabasubiza ati niba ndiha icyubahiro, icyo cyubahiro nyine kizapfa ubusa. Ariko umpa icyubahiro ni Data uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi, ariko jye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi nibwo naba mbeshye nkamwe. Ariko ndamuzi, nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifujije cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Bati tugize ngo Aburahamu arakuzi. Ariko Aburahamu azi Yesu. Wa munsi yajyaga gutamba Isaka mu gihuru, hanyuma hakavumbuka umwana w'intama, yari Yesu. Uwo munsi Aburahamu yaranezerewe cyane. Uwo munsi Aburahamu yaranezerewe cyane abonye Yesu, wa mwana w'intama. Bibiliya imwita ya ntama mu gitabo cy'Itangiriro, ngo abona ya ntama. Iyo ntama rero yari Yesu Kristo. Aburahamu rero kuko yari yarabonye Yesu, ko yaranezerewe, iyo ntama niyo yatambwe icyo gihe. Niyo yatambwe icyo gihe, nibwo Aburahamu yanezererwaga. Nibyo Yesu arimo ababwira ahangaha ngo awubonye aranezerwa. Abayuda baramubwira ati ko utaramara imyaka 20. Bati iki ni igitangaza. Aburahamu yakubonye ati? Yakubonye hehe? Nyamara Imana yacu ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Iyo tuvuga ngo Imana ya Aburahamu, ubwo ni uko Aburahamu ari muzima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ni Imana y'abazima, ni Imana iriho, ni Imana izahoraho, ni Imana yahozeho. Ngo Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Aleluya! Iri jambo ryitwa ndiho, nta handi hantu murizi. Aleluya! Nta handi hantu murizi. Ni naryo nshaka gusoreza. Ntabwo ibyo kumutera amabuye ndi bubigarukeho, birumvikana. Niba batarumvaga iby'Imana, nta kuntu batari kumutera amabuye. Iri jambo rivuga ngo ndiho, nta handi hantu murizi. Iri jambo Imana yaribwiye Mose, irimo imutuma ku Bisirayeli, avuga ngo genda ubabwire ngo ndiho yabantumyeho. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Yesu arababwira ati Aburahamu ataravuka, I am, ndiho, haya, ndiho. Neza Yesu ni Imana. Niba tugiye gusenga twinginga Imana ngo 2022 Imana ibane natwe, idukirize igihugu, yigize y'icyorezo Omicron yakandagiye mu Rwanda, igabanya ubukana bw'icyorezo, itanga umugisha mu Banyarwanda, yihesha icyubahiro. Twakoze byinshi, tuzakora n'ibindi byinshi, twarikingije, tuzanongera, dufate doze zose. Ariko ndiho, uriho, bivuze uriho, ni ukuvuga yaba mbere yabo ubu yaba n'iteka, Uwiteka uriho, uhoraho. Hari unumvise avuga ngo vuga ngo Imana y'u Rwanda. No, ntabwo tuvuga Imana y'u Rwanda, ntabwo tuvuga indi yirirwa ahandi igataha i Rwanda. No, never. Turimo turavuga ndiho, turimo turavuga
Uwiteka, ntabwo turimo kuvuga Imana y'i Rwanda, ntabwo turi kuvuga iyirirwa ahandi igataha i Rwanda, turimo kuvuga Imana iriho. Uwiteka nahimbazwe. Iyo ngiyo iriho niyo izaturengera. Abafite ibyo byiringiro mu Mana iriho muri Yesu Kristo bafite ubugingo buhoraho. Ntabwo ari ubugingo buhoraho gusa, bafite ubuzima. Birashoboka ko wakwakira ubuzima. Akira ubuzima muri Yesu Kristo. Akira gukira muri Yesu Kristo. Akira ubuzima bushyashya muri Yesu Kristo. Akira ubutabazi muri Yesu Kristo. Akira urubyaro muri Yesu Kristo. Guma muri Yesu Kristo bariho utegerereza. Wishakirishiriza mu bapfumu. Wiva ku Mana, wiyoba, wita umurongo. Akira, ariho. Aburahamu ataravuka, ndiho, kuko Yesu yavuze, ni muzima, arakora, abasha gusubiza icyifuzo cyawe, abasha gusubiza icyifuzo cyanjye, abasha kumara umubabaro, abasha kumpumuriza, abasha kuguhumuriza, abasha kugutabara, abasha gukora ibiruta cyane ibyo usaba n'ibyo usengera, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge. Uwiteka abane namwe, mukomeze kugira ibihe byiza mu izina rya Yesu, amen. Ibintu by'ukuri nibyo dukeneye. Ijambo ry'ukuri ngiryo ritugezeho. Yesu ariho, ni muzima, yahozeho, azahoraho, ntakivuka, ahubwo azagaruka. Reka dusenge, dusabe Imana ngo 2022 ndiho abane natwe. Habwa icyubahiro Uwiteka, turagushimira kuriho. Yesu umwami, uhabwe icyubahiro ku izina ryawe rirahebuje, riruta andi mazina yose. Twarakwisunze kuko uriho, natwe tuzabaho. Ohereza ubutabazi umugabo ushaka kubona ubwiza bwawe. Mucira inzira mu masoko, mucira inzira mu byo akora, kugira ngo icyamunara kimube kure. Ngira neza uyu mubyeyi ushaka kubona umwana, mutabare, umuhe gutwita, umuhe kubyara no guheka, ntitaye ku myaka ishize. Iheshereza icyubahiro kuri uwo mubyeyi nsengera, mu izina rya Yesu Kristo. Iheshereza icyubahiro kuri aba babyeyi, iheshereza icyubahiro kuri iyi miryango, iheshereza icyubahiro mwami ku bantu bose bakwiringiye bakakwizera. Ohereza ubutabazi mu gihugu cy'u Rwanda. Turinde iki cyago, turinde iki cyorezo. Kora ibitangaza. Twarakingiwe, tuzakomeza. Turirinda uko dushoboye, ariko dukeneye n'imbaraga zawe kugira ngo zitugote impande n'impande, kuko izina rya Yesu rifite imbaraga. Nyemerera Uwiteka Imana nyir'ibihe, Imana nyir'ijuru nyir'ibambe, wite ku itorero ryawe. 2022 urigeremo, urisukemo ububyutse n'imbaraga. Tucyashye urusaku rwose, amagambo yose tuyatesheje agaciro. Turasenze imbaraga zawe zibane natwe, ubuyobozi busohoza ubushake bwawe. Ibitari ubushake bwawe nibikurweho, abadashoje ubushake bwawe nibakurweho, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, nuko abantu bemera gusohoza ibyo ushaka. Nyemerera imbaraga zawe zishoboza abahari, kandi ishimwe n'icyubahiro bibi byawe uhereye none ukageza iteka ryose. Dusengeye abarwayi, iheshereza icyubahiro ku barwayi. Dusengeye abafite ubumuga. 2022 utanga umugisha n'ubutabazi ku bafite ubumuga, uca inzira batambuke. Ndagushimira kuri Imana ukingura amayira. Ngaho utanga umugisha ku bindi data asengera. Imbaraga zawe nizibane nabo, ca inzira aho zitari. Ubwiza bwawe burabagirana bane natwe. Icyubahiro cyose kibi cyawe Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Komeze kugira ibihe byiza. Mwari kumwe na Evangeliste Kabenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.